sinzi igihe tuzavuga kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyumve ndetse n'abagishyigikiye barimo bakayumba Nyamwasa muzapfa mushire mwese muzajya muraswa guhera kurwara kugeza kwino kuko no kurinda kibera byarabananiye kugeza nubwo babinjanye muri Cibitoke bakabarasiramo ndetse bagakora operation nk'iyo bakoze Ngungu. Niba muzi Ngungu operation yakozweyo niyo operation ngiye gukorerwa ngaha mu kibera cya Cibitoke. Niyo habereye operation ya indi turakarabutaka Ngungu hagwa abasirikare 500 mu gitondo ngo byari mu ijoro mu gitondo uwarokotse yagiye abona abagenzi be bapfuye bose bagera kuri 512 muri 640 muri 640 bari bavuye muri Somalia. Muri 640 bari bavuye muri Somalia harokotsemo abasirikare 100. Hanyuma abasirikare 100 ntago baguye Ngungu bahise baza bajya kugwa bajya kugwa muri Sud Kivu. Bose bagiye bapfa umugenda. Mu yandi magambo abasirikare bavuye muri Somalia harokotse imbarwa byibuze nimba hari warokotse muri avuye Somalia azatubwire. Kandi ikintu kibabaje cyane muri Somalia bari bavuye babirukanye bavuga ko igisirikare cyabo kidashoboye ngari cyo kurya amafaranga gusa. Ikintu kinababaje izo mission bakoze nta mafaranga baziherewemo. Amafaranga bundi araza akajya kuri konti iri mu gihugu hanyuma igisirikare akaba cyo kibihembera. Mubaze ababararokotse ko byibuze mission bakoreye muri Somalia hari ikintu kimwe bigeze babonamo. Munyemere mutera gatebe mbibwira impamvu y'aya makuru ushaka kutabisobanukiwe kuko ku munsi w'ejo habaye icyo twita operation Ruturakarabutaka anga mu kibira cya Cibitoke cyangwa se mu Cibitoke anga mbabwira kantu kandi operation yabayeyo. Buriya umugabo bita Evariste Ndayishimiye zira drone ameze nk'umuntu wikururiye umuriro. Ubwoba bwamutashye amakuru mfite ubwoba bwamutashye igihugu cy'u Burundi kizuye mu borogo kubera iki akantu kari gukoma gahita yirukana umusirikare ibyo bisobanuye iki byose nibyo ndibuze kugenda ngusobanurira aka kanya. Drone ya AFSM 23 imaze gukora ishyano muri territoire ya Walikare. Aba bagabo nta mikino bafite na gatoya nimangu yako nta mikino bafite rero uwo wicara ubyumve wumve ko nta mikino yo gupyinata bafite. Namango hari igihe inzu yawe ikubera icyo twita gereza. Inzi kubera gereza, inzi kakubera ubwihisho. Hari ikintu ukora ukabakize muri metero. Ikintu cyo Neva yakoze yishyira muri metero. Nabonye ubirigi bwakomeje kubihakana. Nabonye ubirigi bwahakanye none ibaze ubirigi buzaho gahakanira ku mbuga nkoranyambaga kuri rezo sosiyo. Iryo ni ishyano. Ntago bwagobye guhakanira kuri rezo sosiyo. Iryo ni ishyano rihetse irindi. Munyemerere mbaye ikaze muri iki gitondo ibintu byamaze kudogera. Ibintu byadogereye hano muri ku rugamba. Reka mbaye ikaze ubwo ano makuru nyasasanure neza. Hanyuma tugende turebera hamwe uko bintu bimeze. Nyewe nitwa Nelson aka Mashirigane mutangazaje habari nyiri magazine urekura arukirangiye frontline commander bitara mbampari bere no kuba mbampari imbere ku mirongo y'urugamba. Nyita nyirabyo nyiri gatambaro cyangwa se nyiri gakoni ya Mos. Mbaye ikaze turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 4 2025. Nizere ko tugiye kubana muri aya makuru kandi ko ibintu byose bizo kugenda neza cyane gatanu kuri gagenzi kako. Nyemerera nkore subscribe cyangwa like hanyuma ntujuru kugenda neza cyane nimba utarabikora. Munyemerere mpere muri aya makuru mbaza kubabwira ku munsi w'ejo ku mugoroba cyangwa se mu ijoro hari operation y'ibanga yabaye igihugu cy'u Burundi kiraruce gishyira isheni. Narabibabwiye hari operation yabaye nongere mbisubiremo igihugu cy'u Burundi kirarusha kirarumira gishyira isheni. Bakunda kuvuga ngo nta sheni idacika. Iyo none mu Burundi ntagiri buza gucika. Nababwiye ngo zidrone mwakiriye zigiye kubabera irimbukiro. Hari igihe wakira ikintu uzukari cy'umugisha kikakubera umuvumo. Ntago nkubeshye. Kandi cyakabiri ntago urubuza kumenya wakurasha. Icyambere ufite abanzi benshi. Icyambere ufite umwanzi bitare ditabara. Maybe ko nawe izo drone wazimurashisha. Icyakabiri ufite aduyi yitwa AFSM 23. Wenda nayo izo drone wazimurashisha. Gatatu ntago nabara kuvuga ko ufite aduyi ya RDF cyangwa ufite RDF uri nayo ishobora kuguhiga kubera iki byamaze kwanzurwa ko izo drone ari zigiye kurasa RDF cyangwa se ari zigiye kubazatera u Rwanda cyangwa se zahunganya umutekano w'u Rwanda. Kandi reka nkubwire umutekano w'u Rwanda we ubu tuvugana singabona na yambura mukoro umva ko yambura mukoro yavuze mujya munyita kuyitukiye nyita kuko umuntu wese ushaka guhunganya umutekano w'u Rwanda
reka wumve ibyo yivugiye. Come look at this. Dusabakizwa niki? Kudeta twarategereje ko inkotanyi nziza zibaho zizadukora kudeta twarahebye. God have mercy upon us. Hari abantu batuye ko bafite ingabo bazarwana imyaka 30 irashize. Revolution twarayigishije ni yuhakuya nshinga ishuri na revolution dirabo. Ati zabarya. Nukuri kose ukumbona ntabwo zirangabo z'inkotanyi zari yubatse ku buryo zifite ingabo nyo ntatsinda. Yasubiyemo ziriya ngabo zari Uwinahimana wa perezida w'u Rwanda mu buhungiro yaravuze ngo nta katagize, yaravuze ngo ingabo z'u Rwanda zari yubatse ku buryo nta waherumenera. Kimwe n'ibyo muri kucyumva. Arashatse kubwira ko n'umwana utuvugana n'umwana ufite imyaka 12 13 icuma apfa ko ari tayari. Nkubwije ukuri ko ikintu cyose cyakoma u Rwanda kandi nkubwira iki ngiki ucyumve kurusha undi wese ari tayari yo kurwanira igihugu cye, ari tayari aza amahoro icyo bisobanuye. Kuko twebwe urumva twabiciyemo turabizi, azi ikiguzi cy'amahoro, azi n'ikibi noneho saza cy'intambara cyo kubuzwa umudendezo. Rero mu gihe twe tukifitiye ibikomere bitarashira byabo ba genocidaire mubitse aho ngaho mu Burundi muri gufasha mushyigikira ibyo bakoze, ibyo badukoreye muri 1994 turabizi. N'uyu kigiye turi mu minsi 100 yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994. Ababikoze murababitse, abandi bari kwa Kisekedi. Impamvu ni kubwira iki n'ibintu kubera iki nuko umwana wese ahava akagera ibaze kuva ku mwana kujya ku mukecuru fa kumubwira ati adu yaraje uri tayari, nubwo ati ndi tayari mu mpereze cyo mu mpereze cyangwa nifashisha icyo mfite naye buri muntu wese yakoresha icyo afite. Impamvu ndi kuvuga no kubera iki izo drone mwakiriye zigiye kubabera irimbukiro. Ayo mazu yanyu araza kubabera gereza, ntago mbabeshye. Uzi impamvu maze kubabwira adui mufite adui zigera kuri 3 cyangwa se abanzi cyangwa ababahiga cyangwa ababarwanya cyangwa abashobora kumva ko izo drone mushobora kuzikoresha muzibarashisha. Harimo Red Tabara, nabanyu murabazi, ndimo kuza kumenzere kuri operation yabaye ikica agahiki k'abasirikare b'u Burundi ibereye mu Burundi ndani. Ariko si nta nubwo ari Red Tabara gusa, kuko no mu gihugu cy'u Burundi mwamaze kugeramo abandi banzi, kuko abatorotse igisirikare ni benshi, abatorotse mu nzego ni benshi kubera iyo operation zimaze iminsi zibaho ngaho mushaka kubafunga. Hari RDF, hari Red Tabara, hari M23 ndetse n'abandi bari mwaho ngaho indani. Impamvu ndiko bwiye no kubera iki simbizi izo drone nimba ugenda ubika imwe umukabika hariya indukabika hariya kubera ko izo drone koko nimba zihari sinzi ko zaba ziri mu iki gihugu, kubera operation yabaye sinzi ko izo drone zaba ziri mu iki gihugu. Izo drone zazazanwa zigiye gutangira akazi, kuko simpamya ko zaba zihari, kuko ariko ahubwo kibabaje zishobora kuba zidahari mwazubije Tanzania nkuko tumaze iminsi tubivuga tubikeka. None mugatuma no twari duhari turaswa baje ngo nizo bari kurasa, bigatuma nizo ntwaro zarokotse cyangwa se zindi shyashya muri kuzana bazirasa. Mu yandi magambo zishobora kuraswa na M23, zishobora kuraswa na Red Tabara, zishobora kuraswa na Twirwaneho inabyibagiwe. Reka kuri intro Twirwaneho nse n'uyitandukanye na M23, Twirwaneho M23 Red Tabara na RDF, sibyo? None n'abandi basirikare badashaka icura burindi mu gihugu cy'u Burundi nabo ubwabo bashobora kukwikorera zo operation, nabo barahari. Izo drone zirababera icura burindi ntago mbabeke. Hari amakuru ubundi umenya ukishuza impamvu wamenya amakuru akakwicisha. Hari intwaro wakira ukishuza impamvu wayakira ikakwicisha. Urumva hari ubwenge umenya ukishuza impamvu umenya ubwenge bukakwicisha. Nabo rero bakiriye intwaro zazengeje kugeza ubwo umubirigi nawe kubera kugumya tubivugaho cyane. Niyo mpamvu babwira ati nyaboneka ati ibi bintu mujye mureka tugumye tuvuge ubigi ibaze Privo akaza
agasubiza kuri X kuri rezo sosiyo ngo ntabwo baratubekera ngo amakuru avuga ko ngo turi muri gahunda yo gufasha ngo Burundi gutera u Rwanda ngo baratubekera ngo icyo dushaka ngo ni inzira yakemuka mu buryo ngo ntabwo ngo baracyashyigikiye ko ngo ni intambara itakemurwa n'isasu ngo ubwo yakemurwa mu nzira y'amahoro. Yewe muri kubeshya abandi, murabeshya abandi turabana. Ibyo sawa bisubiriza kuri rezo sosiyo, kintu utere kamera hari. Hanyuma se uwo musirikare uwo ambasaderi w'u Burundi uri mu Bubiligi ari gukoranya abanzi b'u Rwanda, si mu gihugu cyanyu ntimwe mwamuhaye biba mutabizi. Iyo ni imikino muri gukina, neva iranzu n'u Burundi buramuberera imbukiro. Umubabwire andi makuru mutaramenya. Amakuru dufite aka kanya cyangwa se amakuru mfite aka kanya atari ivumbi, hari ingabo zinjiye muri Cibitoke zambaye uniforme y'u Burundi. Nababwiye ngo operation muzi yakorewe muri Ngungu niyo operation ngiye gukorerwa hariya. Hari amakuru avuga ko hari ingabo zinjiye Cibitoke ziyambitse imyenda y'ingabo z'u Burundi bakagira ngo ni bagenzi babo, bagukindaguriye FDNP, bagukindaguriye FDR, bagukindaguriye P5, babakindaguye bari bafite makuru sign yabo. Urumva nimba bari bambaye imyenda isa nabo bagomba kujyana kuri sign zitandukanye kugira ngo atisanga bari kwicana ubwabo. Abahungu babateraguye ibishinge nk'ibyo bateye abandi muri Ngungu haraza Cibitoke. Ibaza umuntu ukwinjirana bakavuga ngo iki mana bazabica bazabamara. Ntago mbabeshya, bazabica bazabamara. Ukuri nuko bazabica bazabamara, bazabarasa bazabamara. Ukuri nuko, kandi uko niko kuri, uko niko kuri, bazabamara. Ni gute umuntu ushobora kwinjira muri Cibitoke indani akakurasa kari akageni, abasirikare babenshi akabarasa, ugasigara uvuga ngo ufite igisirikare gikomeye, usigara uvuga ngo ushaka gutera u Rwanda, usigara uvuga ngo operation yabaye yishe benshi. Mwicare mubizi operation yabaye yishe benshi, ivuganye benshi. Ayo makuru niko ahagaze 100%. Ingabo za umutwe wa P5 hapfemo agahiki bose bagiye bakunkumurira icyarimwe. Ntabwo ndamenye umubare w'abapfuye, ariko hari operation yabereye Cibitoke bihinduranyije imyenda. Ibyabaye n'Imana ibise, ndaza kugenda mbigarukaho. Reka tujye kuri drone yakoze imaze gukora abantu muri territoire ya Walikale ya AFC M23. Arababwiye ngo aba bagabo bazanye igikoresho nabo ubwabo. Avuga ati AFC M23 yazanye igikoresho kirenze uko mwe mu bitekereza. Nayo drone yazezanye. Ariko ikintu tuza kugenda turebera hamwe, nimba bazanye drone nabo ubwabo. Hanyuma buriya ikintu urugamba mugiye kubona urugamba rwo ko M23 nayo yataka ititaye ngaza yitegeza abayataka. Ubundi ni kizira, nibyo ko zigira. Ntabwo drone igomba kugizirashisha ari uko bamaze kubona ko abandi bahaguye. Sinimje kintu muri kucyumva. Bivuga ngo irasabwa ki? Irasabwa kujya yataka idategereje ko bayataka. Ikataka muri rwanda buryo ruri offensive not defensive. Ibyagezweho muri turabizi n'undi murabirinze, ariko nimwakoresha urugamba ruri defensive ruri offensive, mukoresha bwa buryo bwa offensive. Kubera ko nimutegereza defensive, drone kuzirinda biragoye. Muzajya muhanura 3 harase 2 kandi neza zirangiza byinshi, zirimo zirangiza ibikorwa remezo n'ibindi bijya gusa nkabyo. Rero ikintu musaba nta kindi, uko mwabikoze muri territoire ya Walikale yakoje abakumbanyije. Territoire ya Walikale drone yagiyemo irajagajaga kwa kundi kwabo, irasisha irasa yamaze ko irasa target, irasa ibipimo, yagiye ipima ibipimo, yarasha ibipimo, irasa ibipimo, irasa ibipimo papa, yarasha ibipimo. Nikubwiye ngo yarasha ibipimo, wumve ngo yarasha ibipimo. Yarasha ibipimo kabisa, yarasha ibipimo ku rwego rw'ejuru cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Yarasha ibipimo ku rwego rw'ejuru cyane, yakurasa ingabo nyinshi
ikurasira ingabo agahishyi, ikurasira ingabo agavagari, ikurasira ingabo imwe ku yindi nuko byagenze ngayo nguko nuko muri teritwari ya Walikale muzi ko bamaze iminsi bazanyemo ngo ni za misiri, bazanyemo ngo intwaro n'ubundi zo kurimbura M23. Cyeka ko za ntwaro za FARDC rezi muri Walikale ni M23 izirasiye ikoresha uburyo bwa drone. Yego yarashemwa abasirikare ariko irasa na za ntwaro, niko kintu yashakaga. Yarashemwa abasirikare ariko irasa na za ntwaro. Ndagira ngo icyo kintu muze kucyumva. Aha ngaha nta mikino ihari. Abagabo basaze ntago bakiri muri ayo mikino yo gubyinata, bamaze kubona ko Kinshasa muri gahunda. Ejo ku munsi w'ejo nibwo UN nibwo abo muri ONU baje hariya Igoma, bakoze inama mwabibonye, ariko mu by'ukuri mu gukora inama mwabonye ibyabaye mwabonye ibyabaye yego mwabonye ibyabaye, ngira ngo ntabwo ndi kugenda bitindaho, aho bavuga ko babwiye leta Kinshasa ko igomba guhagarika ibitero bya drone birasa ku baturage. Ariko ibyo byose n'ubu Kinshasa ntabwo ibyumva, kubera iki umubirigi aracyari gufurusa ngo ni murase. Umubirigi aracyari gufurusa, umubirigi aricyo ati mubarase. Aheza akaza kubeshya akajya inyuma y'amakamera, akaza kwitwikira, akavuga ngo ntabwo twe dushyigikiye ngo Burundi, ntabwo dushyigikiye Kinshasa. Ubirigi buri kuba ibikoresho n'intwaro, hanyuma UN ikajya mu manama. Ubwo niba ndifatiro ibihano abari gutiza umurindi intambara. Erega ubirigi bukora drone, buri gukora intwaro nyinshi. Niho mubona urugamba rukomeje kugutizwa umurindi. Gusa Neva we bamugira inama, aramubwira ati ibintu ushaka gukora wari warabuze ikikuraho CNDD-FDD, ati birashoboka ko ugiye kuyikuriraho, ati birashoboka ko ugiye niko Museveni yamubwiye, ati wari warabuze igikuraho CNDD-FDD, ati rero birashoboka ko kuri inshuro ugiye kuyikuraho, wowe ubwawe. Ntabwo kubivuga mu bintu byinshi cyane, ariko ibyo bintu byabaye. Ambwira ati birashoboka ko ushobora kugiye kuyikuriraho. So reka dukomeze n'amakuru tubiveho tubishyire ku ruhande, ariko ikintu cyo nababwira cyo ntabwo byoroshye na gato. Gusa amakuru ndabona adufashe, amasaha ndabona adufashe, mu ndabona adufashe. Reka mesoje janga gato cyane, ndagaruka mu kanya. None sasa ninja mu rugamba byanye dore kuri Neriso official, ndabakunda cyane bakoresha nagaruka. Bye bye.